Yes, nongeye kugusuhuza wowe wahisemo kubana natwe kuri Sia Media TV. Ndagushimira wowe wafashe umwanya wawe ugakanda subscribe, ugakurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi uko tugenda tubikugezaho, ugahitamo gukanda like na share kugira ngo n'abandi bose bazajye babibona. Uyu munsi rero turaza kugaruka ku nkuru yacu nyamukuru ivuga ubuzima bwa muntu ku isi. Ubuzima bwa muntu ku isi bukomeje kuba agatereranzamba cyangwa amayobera ku bantu benshi, aho buri muntu wese agenda abyibaza ariko bikamubera urujijo. Ikiganiro cyacu rero turaza kukibagezaho mu magambo meza arambuye nk'uko twagiye tubegeranyiriza iyo nkuru. Ni njye Habi Peter mugiye kubana muri icyo kiganiro. Kuremwa k'umuntu bisobanuye uburyo umuntu yabayeho cyangwa yaremwe. Hariho uburyo butandukanye abantu batekereza ko baremwe cyangwa umuntu yabayeho ku isi, cyane cyane bitewe n'imyemerere yabo, ubumenyi bwabo cyangwa se n'umuco. Kuremwa k'umuntu cyangwa se kuza k'umuntu ku isi, rimwe na bimwe tubivuga tugendeye ku bumenyi bw'abantu, abize siyansi cyangwa se abemera Imana, ariyo madini tugiye dufite hirya no hino. Uruhande rw'abiga siyansi bavuga ko ukuremwa k'umuntu cyangwa kubaho k'umuntu ku isi byagiye bituruka ku guhindagurika kwa bimwe mu binyabuzima bigize isi, aho bavuga yuko hariho ibinyabuzima bimwe byagiye bibaho, ibyo bita homo species. Homo species ni ibinyabuzima bya mbere byabayeho nk'uko bigenda bigaragazwa n'abo basiyantisite cyangwa abo bize siyansi. Bagaragaza yuko homo species ari bamwe mu bantu babayeho, ari nabo natwe abantu b'uyu munsi duturukaho. Abo bantu babayeho nyuma y'abo bita primate species. Primate species akaba ari bo bantu babayeho baturutse kuri uko guhindagurika kw'ibyo binyabuzima. Ibyo binyabuzima rero bikaba byaragiye bituruka ahagiye hatandukanye bitewe n'uko we wagiye ubyumva cyangwa wagiye ubyiga. Hari bamwe bavuga ku nyamaswa zigiye zitandukanye zo mu mashyamba, abandi bakavuga ku guhindagurika kw'ibinyabuzima byo mu mazi. Aba banyasiyansi rero bakagaragaza yuko umuntu yagiye abaho bitewe guhindagurika kw'ibyo binyabuzima. Ibinyabuzima rero bakaba babikurizaho ku byabayeho imyaka 300. Ubwo ni ibinyabuzima byagiye bibaho imyaka 300, aribyo byaje gukomokaho abo bita private species. Private species aribo n'abo mu kinyejana, nyuma y'ibyo binyejana bitatu cyangwa muri iyo myaka 300, nibwo haje kubaho abo bitwa homo species. Homo species rero ni ijambo rimwe rituruka mu rurimi rw'ikilatini, rivuga ngo umuntu w'umuhanga cyangwa umugabo w'umuhanga. Umugabo w'umuhanga rero bikaba byaravuye yuko abo bantu bari bamaze guturuka kuri abo bavuye mu guhinduka kw'ibyo binyabuzima, aribo batangiye kugenda bagira ibyo bamenya. Nibo batangiye kuzajya bagenda biga kuvuga nk'uko abantu tuvuga, biga kwandika ndetse biga no gusoma, biga gukoresha ibikoresho bimwe na bimwe byagiye bibaho bya gakondo, kubera ko aba bantu baturukaga mu gice cya Afurika. Aba banyasiyansi rero nabo bagakomeza bavuga yuko umuntu kugira ngo babone yuko ari homo species, ni uburyo yagendaga atangamo ibitekerezo, kuko ibyo binyabuzima bindi bya mbere byo ntago byatekerezaga. Bitandukanye rero nuko abanyamadini babibona cyangwa se abagendera ku byanditswe muri Bibiliya, uburyo bagenda babibona mu gihe bavuga yuko umuntu yaremwe, akaremwa mu buryo bwo kumubumbabumba, bakabumbabumba akabumba, ndetse ako kabumba Imana ikaza kugahumekeramo. Aribyo tubona yuko Imana yaremye ibindi bintu byose mu minsi 5, ku munsi wa gatandatu akaba aribwo irema umuntu. Uwo muntu rero akaza kuba mu buryo yararemwe hifashishijwe ibitaka cyangwa se ibyo twakita icyondo. Barabumbabumba, madini bagaragaza yuko uwo muntu yahumekewemo ubuzima biturutse ku buryo bw'umuremyi wari umuremye. Nk'uko amadini agiye atandukanye agenda bigarukaho, aba amadini y'abakristo, abe n'amadini ya Isilamu. Amadini y'abakristo yo yemera yuko Imana yaremye abantu babiri, hari mu muntu wa mbere ari we Adamu,
bakavuga yuko Imana yaje kumusinziriza ikamukuramo akabavu, ako kabavu akaba ariko yaremyemo umuntu wa kabiri ari we Eva, wari uje kunganira uwo nguwo Adamu wa mbere. Idini ya Isilamu nayo yemera yuko Imana ariyo Allah nk'uko babivuga, ariyo yaremye umuntu ikarema n'ibintu byose n'ibiremwa byose. Bivuze yuko aba banyamasiyansi nabo bemera yuko umuntu yaturutse mu guhindagurika kw'ibindi binyabuzima, ariko yaturutse muri ibyo ngibyo Imana yari yamaze kurema. Sinaba mbeshye mvuze yuko aba bantu bose umujyo wabo ari umwe, benda kwemeranya nubwo yenda batemeranya neza nyirizina, ariko mu buryo butaziguye aba bantu bose bagenda ibintu bavuga bigenda byemeranywaho, nubwo bose batakwicara ngo bavuge ngo ni uku nguku byagenze. Kimwe mu bintu turimo gukora iyi nkuru twaje gutekereza ese nimba bamwe mu bantu baragiye baturuka mu guhindagurika kw'ibinyabuzima biriho, abandi bakavuga yuko umuntu yaturutse mu kuba Imana yaramuremye. Twaje gutekereza uburyo haje kwisanga ku isi hariho abazungu n'abirabura. Iyo ni inkuru yacu tuzagarukaho mu minsi yindi ikurikira. Tugomeje kubashimira mwebwe mwese mugomeza kubana natwe. Icyo tugusaba ni ugukora subscribe, ugakanda like, ugakanda share, kugira ngo n'abandi bose bazajye babana natwe muri ibyo biganiro.